bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Turagenda twerekeza ku musozo w'igihe w'umwaka wa liturujia mu mwaka kandi ntabwo ari umuhero w'isi, ahubwo nyine ni umusozo w'umwaka wa liturujia. Murabona rero Yezu arongera akadutungura, kiliziya ya Yezu iratugaburira, ikadufungurira, iduha nyine amasomo adutungira roho zacu. Mu isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cya Malakiya, turabona Imana yongera kutubwira iti dore hagiye kuza umunsi ugurumana nk'itanura, kandi uwo munsi uzatsemba abirasi n'abagome. Abirasi n'abagome uwo munsi ntabwo uzabasiga ari bazima. Ariko mu isomo rya mbere bakongeraho bati ariko amwebwe, ni mwebwe wowe nanjye twese, mwebwe mwubaha izina ryanjye, izuba ry'ubutabera rizabarasiraho, ribazanire agakiza mu mirasire yayo. Murabona twebwe ab'Imana yatoranyije, tureke iryo zuba ry'ubutabera riturasireho. Niyo vocation yacu, niyo muhamagaro wacu. Hari abirasi, hari abagome yego mu isi, ariko umunsi wabo uzagera. Ntawe tugomba gucira urubanza yego, ariko twumve ko Imana irimo kutubwira ati ariko mwebwe izuba ry'ubutabera rizabarasiraho, hanyuma ribazanire agakiza mu mirasire yaryo. Murabona rero Imana yacu turagendana, kandi Imana yacu igenda iduha ibyo dukeneye byose kugira ngo nyine tubashe kuba abayo, tudasubira inyuma, kandi niyo twaba twanaguye, Imana yacu iraza ikadufasha, tukongera tugahaguruka, tugakomeza ubuzima. Abirasi rero barahari, abagome barahari yego, ariko nta n'umwe tugomba gutunga urutoki. Twebwe tugomba kumva yuko ari babandi ijambo ry'Imana rivuga riti mwebweho mwubaha izina ryanjye. Buri wese agerageze kubaha izina ry'Imana, kandi izina ry'Imana turyubaha twubaha bagenzi bacu Imana dushyira iruhande, tububaha, tubabarira, tugerageza kubihanganira nk'uko hari nabo batwihanganira, kuko nibwo butumwa Imana iduha uyu munsi, ni nacyo cyifuzo idufiteho, kuko turi mwebwe mwubaha izina ryanjye, mwebwe wowe nanjye twubaha izina ry'Imana. Ahubwo tubaha izina ry'Imana agerageze aryubahe, kuko nibwo butumwa Imana iduhaye uyu munsi. Tukagera ku isomo rya kabiri mu ibaruwa ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye abanyatesaloniki, abihanangiriza. Nyabona udakora ntakarye, ababwira ati muzi uko mugomba kudukurikiza, muzi urugero twabahaye, ukuntu twakoze amanywa nijoro, dukora tunanirwa, ducogora, ariko tugakomeza tugakora kugira ngo tutagira uwo tuvuna muri mwe, kandi tubahe urugero rwo gukurikiza. Namwe rero mubikurikize. Hari byaba ngombwa iyo tubonye uburyo tukiga neza iriya baruwa, ziriya baruwa zombi za mutagatifu Pawulo yandikiye abanyatesaloniki, kuko benshi bari bazi yuko Yezu yagombaga kuza bidatinze. Bakavuga rero nimba Yezu azaza bidatinze, turavunikira iki, turakorera iki? Ko byose tuzabisiga aho ngaho tukijyanira n'umukiza wacu. Ariko ibyo byaje kuvamo ibintu byo kwirara, abantu bacika uruhondogo, batanye baba banebwe. Noneho nibwo Pawulo mutagatifu yababwiye ati nyabuna dore muzi ko twebwe twitwaye iwanyu, namwe mwitware gutyo. Twumva yuko hari abantu babaho mu kajagari. Abo ngabo turababwiye tuti buri wese atungwe n'ibyo yakoze, kandi udakora
ntakarye. Niho rero iyo mvugo yaturutse muri iyi baruwa nyine ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyatesalonike. Yezu azaza pe, ashobora no kuza ejo cyangwa ejo bundi cyangwa n'ubu ngubu tukabona nguyu ngo ba. Ntabwo rero ikintu cyatuma tumwakira neza ntabwo ari ukudakora, ahubwo buri wese akore kugira ngo umurimo we uhinduke uburyo bwo guhesha ikuzo Imana. Aho uri, wajya guhinga mu murima, wajya mu kazi mu birori runaka, wumve ko uwo murimo wawe ukora ugomba guhinduka igisingizo cya Yezu Kristo, kugira ngo aje akagusanga muri uwo murimo nyine ahita kwijyanira nta kibazo, kuko ntawuzi umunsi ntawuzi n'isaha azaza dutunguye. Kandi twese nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiraga mu isomo rya mbere, twumve yuko buri wese agomba kuba umuntu wubaha izina ry'Imana, wubaha amagambo y'Imana mu byo akora, mu byo avuga, mu byo atekereza, hose habonekemo nyine igitinyiro cy'izina ry'Imana. No mu ntuze rero no mu ivanjiri turabona ibintu bijya gusa n'ayo masomo yandi Yezu abwira abigishwa be ibijyanye nyine n'ihindukira rye. Yabanje kureba ubwiza bwari butatse ingoro y'Imana y'i Yerusalemu, arabutangarira kimwe nabo bari kumwe. Ariko abo bari kumwe baje gutangazwa n'uko Yezu Kristo yongeyeho ikintu gikomeye. Aravuga ngo murabona buriya bwiza mubona, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ridasenyuwe. Nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ridasenyuwe, byose bizasenyuka bavandi. N'ubundi rero Kiliziya ntabwo ari amabuye, ntabwo ari amatafari, ntabwo ari inkuta, ahubwo Kiliziya ni twebwe, kuko turi ingingo zima za Yezu Kristo. Amakiliziya, amashapeli bishobora kugwa, bishobora kuba bidahari, ariko abantu bakunda Imana bazakomeza babe bagize Kiliziya nk'umuryango w'Imana, kandi bashobora guteranira aho babonye hose kugira ngo nyine bakomeze bahe Imana ikuzo, bayisingize, bayirate kubera ibyiza byayo. Mwumve rero ko Yezu yongera kuduhamagarira kuba abantu kuko batunzwe n'urukundo rw'Imana, kuko niyo Kiliziya. Kiliziya ni imibano isusurukijwe n'uko abantu bose bari muri Kiliziya bahuye na Yezu Kristo, kandi agahindura ubuzima. Iyo Kiliziya y'amatafari nayo ibayeho, yego ni byiza, ariko iramutse itabayeho, iramutse itariho, abantu b'Imana bajya mbere, kuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, byose bizagwa. Ariko abantu bari mu rukundo rw'Imana bazabaho nyine ubu n'iteka ryose. Yezu Kristo rero yongeyeho asoza ku musozo w'ivanjiri uyu munsi ati, mu bwiyumanganye bwose muzarokora ubuzima bwanyu. Muvandi, iyumanganye mu bikugora, iyumanganye mu bikugerageza, iyumanganye mu bintu byose bigutesha umutwe, kuko mu isi ntabwo bibura. Ariko igihe cyose uzaba wimanganya no kuzibuka ko Yezu Kristo mu buzima bwawe afite umwanya wa mbere, kandi ntabwo ari ubwo bwiyumanganye bwawe bugukiza, buguha umukiro, ahubwo ni Yezu Kristo wakinguriye amarembo y'umutima wawe, ukuzaniye umukiro, kandi uwo mukiro atanga agutumiye kugira ngo uwusangire n'abantu bose, munezerwe, mwishimire ubuzima bwe, mu busangire n'abandi, kuko Yezu Kristo uwo yahuye nawe nta na rimwe ajya akozwa n'isoni. Nta na rimwe tuzakorwa n'isoni igihe dufite Yezu Kristo. Nta na rimwe tuzakorwa n'isoni igihe tubaho nk'abavandimwe, kuko bahinduwe n'ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzakorwa n'isoni igihe cyose tuzumva yuko dukomeza kugendana tugana Imana mu rugendo rujya mbere, rutajya ruzira gusubira inyuma. Maze rero bavandimwe, nk'uko nsanzwe mbibabwira, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, cyane cyane nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 21 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 19. Murebe n'andi masomo, isomo rya mbere ko ryanditswe n'umuhanuzi Malakiya, isomo rya kabiri mu
ibaruwa ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye abanyatesaloniki, ayo masomo yose tuyahurireho aturyohere, tuyahererekanye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nagira ngo mbisabire ikintu, murabona ibi bintu biranshimisha guhura namwe tukaganira tugasangira ijambo ry'Imana, ariko nabonye harajemo kuduhoka mu kureba izi nyigisho. Mumbwire niba zibafitiye akamaro dukomeze, naho ubundi dushobora no kunabyihorera. Niba mwumva mukomeye nta kibazo, mwakomeza mugakomera, ariko ndagira ngo mbisabire kuko ni opportunité turayihawe kugira ngo tubashe guhugurana mu ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane duhugurane, tugendane mu bijyanye n'impano shingiro y'umuryango wacu nyine wa Padiri Mawule. Nagira ngo rero mwe kubita agashyi izi nyigisho muzirebe, kandi koko mumbwire nimba zibafasha. Ziramutse zitabafasha, mufite ibindi bibafasha, mwambwira, twareba ubundi buryo uko twabigenza. Maze rero Imana ishobora byose ikomeze ibajye imbere, ibaherekeze, ibarinde imidugararo, ibarinde ibyago, ibabe hafi muri byose, kandi igihe cyose mureke Imana yacu muri Yezu Kristu igire umwanya wa mbere mu buzima bwacu, igire ndetse n'ijambo rya nyuma kuri buri buzima, kuri buri muntu, cyane cyane twebwe twubaha izina ryayo. Ushobora byose nawe umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.